ijoro nta bupfakasi nta mibabaro cyangwa imiruho ayo marira twaririye mu isi yose tuzayahozwa. turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze murabibona ko dufite abaririmbyi cyangwa se abakobwa batatu bagiye kuturirimbira. Nizere ko muraza kumva ibihangano byabo. Uyu munsi rero nibo mugiye kubana nabo. Reka noneho uri ufashe mikoro adusengere, noneho namara gusenga araza kutubwira izina rye, noneho n'abandi bazi kuyatubwira. Murakoze cyane. Kadusenge. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo tugirira. Mwami Yesu rero tukoragije uyu mwanya ngo ari uw'umugisha uturinde. Mwami Yesu rero turakwinginze bana natwe. Mwami Yesu amagambo tugiye kuvuga aba ari ayera, indirimbo zigiye kubera hano ziba ari izera. Mwami Yesu rero turakwinginze ngo ubane natwe, tugusabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu. Amina. None se amazina yawe witwa nde? Murakoze, nitwa Umuhozabyeyi Clarisse. None se ufite impano yo kuririmba? Yego, navutse numva mfite impano yo kuririmba ku buryo no ku ishuri baduha umwanya ku buryo turirimba. Murakoze cyane. Noneho waha undi mikrofone nawe akaza kutubwira izina rye. Murakoze, nitwa Muyubahe Gentille. Muyubahe Gentille. Hereza n'undi noneho mikrofone. Murakoze, nitwa Tuyishimire Sandrine. Murakoze cyane. Uyu munsi rero mugiye kuturirimbira indirimbo, nizere ko ziraba zirimo ubutumwa ndetse n'ijambo ry'Imana rifatika. Murakoze cyane rero, reka tuze uzazuca umugozi uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa nabo n'Umwami Yesu. Uzazuca uwo mugozi uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa nabo n'Umwami Yesu. Uzazuca uwo mugozi uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa nabo nuko Mwami Yesu. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe rwose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro by'ubu buzima. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye
murakoze cyane mwadukurikiye rwose Imana ibahe umugisha